Buriya kwizihiza Noheli cyane cyane burya Noheli urabona nk'ubu nkatwe tuba turi mu cyaro kandi burya tuba dufite abana bari mu rugo baje mu biruhuko aba ari byo gusangira n'abana ka Noheli tayari. Ariko n'ubunani nabyo turabyizihiza ate ko kuri bonane biba bidashoye cyane ko cyane Noheli ni ya mbere mu cyaro. Murayikunda cyane rwose. ubu mwana aguze imyenda mishyashya ibintu byose biri kumubara. Byo ni ibisanzwe imyenda bari special biba bihari tayari. Noheli nuko umukiza wacu yatuvukiye, niyo mpamvu umunsi tugomba kuwizihiza nuko umukiza wacu yatuvukiye. Inaha biba bimeze gute mwizihiza Noheli? Abari wane umuntu baba ashatse inzoga, yashatse agaceri, yashatse agafiriti, n'umwana utajyaga ifiriti kuri Noheli agifiriti. Ubu inaha muri buteka ifiriti cyane ifiriti, umuceri. Umwana uyu munsi ari bubibone umunsi weje kuwa kane, umwana abona ifiriti abona umuceri abari wane. None se ifiriti n'umuceri ntabwo mwari musanzwe mubirya inaha? Ariko uwo munsi abari umwihariko twariteganyirije. None ubu ngubu rwose ubu tumeze neza, abana baramererwa neza, abadamu tubyine twishime mu rugo nta kibazo ku uyu munsi mukuru. Bonane tuzahiza dufite n'itsinda rya bonane, byose turabikora. Umunsi w'umukiza wacu uba watuvukiye waturengeye akadupfira ku musaraba. Yatuvukiye aratuvukira ijoro tuzaza gusenga. Kandi nanone no kuri bonani ni umunsi wa Mariya na Bikira Mariya nawe tuzaza kwizihiza n'inyama tuzazirya.